Yesu nashimwe cyane. Imana ibampera umugisha kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uyu ni umunsi wa gatanu kandi uyu ni umunsi wa nyuma kubitegura isabato. Uyu ni umunsi wa gatanu mutagatifu twibuka ko Yesu ajya gupfa cyangwa se ajya gutanga hari ku munsi wa gatanu. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo kuri uyu mwanya mwiza dufite amasengesho adasanzwe kandi aya masengesho twayakoze buri wese aho aherereye mu rugo iwe, buri wese aho aherereye mu gace arimo atangira uyu munsi ku wa gatanu. Ku mugaragaro rero tukaba tugiye gutangira n'isengesho. Ndakwinginze we urimo kunyumva, iri sengesho rigiye kukugeraho ububasha ubuzima bwose waba uhagazemo. Birashoboka ko waba wari uri mu bupangayi umaze imyaka myinshi burimo, kuko intego y'aya masengesho ni ugushimira Imana ko yabanye natwe mu mwaka ushize, ariko turimo tuyiragiza n'umwaka uri hano imbere kugira ngo Imana izabane natwe, izaturinde rwose, izaturindira urubyaro, izaturindira amago, izaturindira imirimo, akazi ka buri munsi dukora, waba wikorera, waba ukorera abandi, waba ukorera leta, waba uri mu mushinga runaka, ahantu hose uherereye ukora, naho waba udafite akazi, ndagira ngo utegere amatwi iri sengesho kuko rigiye kugira ububasha ku buzima bwawe. Iri sengesho ni isengesho ryo gutangiza iki gikorwa ku mugaragaro imbere y'Imana isumba byose. Amavi yanjye nyasize hasi kugira ngo icyubahiro cy'Imana kizamuke imbere y'Imana y'abapangaye. Mbapfukamiye mu cyimbo cyo kugira ngo Imana yibuke yuburura amasezerano. Ndabizi ko hari benshi bari mu bupangaye Imana yavuganye nabo kuzabavanamo. Ndabizi ko hari abantu benshi badafite akazi, bafite amasezerano yo kubona akazi. Ihangane, muririmbye yuzuye umwuka aririmba ngo Mana kora ibitangaza, kora ibitangaza Mana. Uyu mwaka ntuhite, uyu mwaka ntushire ntabonye ukuboko kwawe. Ngiki igitangaza cy'Imana cyaje kubara 23:19. Amagambo nkomeza cyane ngo Imana si umuntu, haleluya, ngo ibeshye, kandi Imana si umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze bivuye mu kanwa ka Yesu no kubikora ntizabikora. Ibyo haleluya yavuze bivuye mu mbamutima za Yesu no kubisohoza ntizabisohoza. Garura ibyiringiro byawe ku Mana. Kuba uyu mwaka ushije ari ntacyo ubonye Imana yavuganye nawe, suko yananiwe. Kuba yaragusezeranyije bikaba bitari byasohora uyu mwanya, suko yacecetse cyangwa ngo amatwi yayo apfe, ahubwo ndagira ngo ibyiringiro byawe bigaruke ku Mana. Uyu mwanya afite umubabaro n'amarira menshi, ariko ngira ngo nkubwire nawe turi mu bihe bimwe ko hari Imana yantumye kuri wowe, yantumye kubohora, haleluya, umutima wawe. Nkubwire ko ibyiringiro bigihari, haleluya. Reka uyu mwaka uhere, ariko mu ntangiriro zawo ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Mana data wa twese, wera wa Isiraheli, aya mavi ni wowe mfukamiye. Data, aya mavi ni wowe mfukamiye. Ndakwinginze ngo wongere wururuke ku buzima bwacu. Ubwo wabwiraga abayisiraheli ngo uri Imana kandi ntago wibeshya, ibyo wavuze warabivuze, ibyo wategetse warabitegetse, ibyavuye mu kanwa kawe byavuyemo. Yesu, niyo mpamvu tuguhamagaye, kuko uri Imana irengera abanyonzi, ukaba uri Imana irengera abarimyi. Ngaye kuri aya masaha ngo turebane amaso y'imbabazi, turebane amaso y'ineza, turebane urukundo rwawe, turebane imirimo n'ibitangaza ukora, haleluya. Twari tuje kugushima, banza kutweza no kutubabarira, utuboneze rwose uko watubonye, amafuti n'amakosa watubonyeho. Reka mwami wanjye umwuka wawe wera yururuke agota aha hantu, haleluya. Reka tube connecte nawe Mana, connection yawe reka ifunguke kandi ifungukire kuza kubana natwe. Sabiye umugisha abarwayi, haleluya. Hari abarwayi bari mu ngo zabo Jehova, hari abarwayi bari ku mariri, ku ma poste de santé, ku ma centre de santé, hari abari ku ma clinique, hari abari ku ma dispensary, hari abari ku ma hospitali. Abo bose turabakweretse Data, ngo imbabazi zawe zibazeho, ubuntu bwawe buze kubakiza mu izina ryawe rikomeye. Utembere mu bitaro, mu marwariro atandukanye, bakeneye kubona ihumure ryawe Data. Ibi bitaro bariho
noneho babivuyeho bagushima. Ariko ibi bitanda ntibibasha kuvuga. Mu izina ryawe rikomeye, niyo mpamvu natuye gukira ku barwayi bose, ari abari mu ngo zabo, ari abari mu marwariro, ari abarwariye mu nzira, mu mpande zitandukanye. Ndasengeye abarwayi ngo indwara zose zikire ku buzima bwabo, ari indwara zibasha gukira n'izitabasha gukira, izo zose ndazitegetse mu izina ryawe Yesu, ngo zibashe gukira mu mbaraga zawe. Urakoze kuri Imana nziza. Niko nsengeye n'abapangayi ngo barengere rwose muri izi mpera z'uyu mwaka, ubashoboze ubarengere, ubacira inzira. Abari badafite akazi ubaha akazi, kugira ngo babone uko bishyura amazu y'ubukode barimo, babone uko babona amazu yabo, kuko ari amasezerano wabahaye. Ijambo ryarambwiye ngo haleluya, ngo uri Imana itabura guseruka ngo mu byago ndetse no mu makuba. Haleluya. Ngo kuko yankunze akaramata, ngo nicyo nzamukiriza, kuko yamenye izina ryanjye. Haleluya. Icyo nicyo nzamuhera icyubahiro. Ururuka Data, ururuka Uwiteka. Haleluya. Ururuka Mwami w'abami. Ndasengeye abari mu mavizite, ndasengeye abarimo bagenda, abakoze amasafari, yaba ari amagufi cyangwa amaremare, ari abagenda n'amaguru cyangwa n'ibinyabiziga, ari abaguruka mu kirere n'indege, abo bose ndabasengeye kuri uyu mwanya ngo ineza yawe ibazeho, urukundo rwawe rubagote, kuko uri Imana ifite kugira neza, uri Imana itabara, kandi ukaba uri Imana ishoboye byose. Ngaho Data ndatuje, wowe ntutuze ushyirwe hejuru. Icyo mbonye ni kimwe, haleluya, nuko mbonye amashimwe akugarukiye kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze. Yesu urakoze, kuko ukoresheje itegeko ku bwoko bwawe ukarengera. Ni mu izina ryawe Yesu, amen.